Ibintu bikomeje gufata intera hagati y'ingabo za M23 ndetse n'ingabo za Kongo cyangwa se za Wazalendo by'umwihariko zo muri kino gihugu cya Kongo, aho M23 ikomeje kugenda igaragaza ko ishaka kuba yafata kano gace cyangwa se iyi ntara ya Uvira yo muri Kongo. Ni ibintu bikomeje kugenda bigaragaza by'umwihariko cyangwa se bigaragazwa n'intambara iri kugenda iba hagati y'ingabo za Kongo cyangwa se n'ingabo za M23. Kugeza kuri ubu rero n'ingabo z'abarundi nazo zikaba zamaje kwinjira muri iyi ntambara by'umwihariko, zikaba zagiye gufatikanya n'ingabo za Kongo cyangwa se za Wazalendo by'umwihariko zirwanya M23 hariya muri kiriya gihugu cya Kongo. Nubwo M23 kugeza kuri ubu nta kindi kintu ugeze mu karere ka Rusizi cyangwa se mu murenge wa Bugarama, nta kindi kintu uri kubona cyangwa se nta kindi kintu uri kumva, ni uretse ibisansu cyangwa se iturikagurika ry'ibisansu hagati y'ingabo za M23 ndetse n'ingabo za Kongo zamaje guhuza n'ingabo z'abarundi. Kugeza kuri ubu bakaba bari gufatikanya, bari kurwanya ingabo za M23 by'umwihariko ziri muri kiriya gihugu cya Kongo. Nubwo M23 mu by'ukuri ikomeza kugenda cyangwa se iri kugenda igaragaza ko itari gushaka kwataka izi ngabo za Wazalendo cyangwa se zo mu Burundi by'umwihariko, M23 nta kintu iratangaza kuba yakataka cyangwa se ku gitero cyayibayeho hagati yo ku munsi wo kuwa mbere by'umwihariko, bigaragaza ko aribwo abarundi babashije kuba bakataka izi ngabo za M23 bafatikanyije n'ingabo za Wazalendo zo muri kiriya gihugu cya Kongo by'umwihariko. Nubwo M23 mu by'ukuri rero yoho ishishikajwe no kuba yafata iyi ntara yo muri Uvira muri kino gihugu cya Kongo, nubwo M23 rero ikomeje kugenda itangaza ko itari gushaka kuba yakataka iyi Kongo cyangwa se itari kugenda yakataka nyine iki gihugu cy'abarundi, gusa yoho iki ishize imbere nuko igomba kuba yafata iyi ntara ya Uvira by'umwihariko kugira ngo babashe kugira ngo murabizi ko ubu ngubu M23 ndetse n'igihugu cya Kongo bagiye kuba basinya amasezerano y'amahoro, ndetse M23 yo igomeza itangaza ivuga ko igomba kuzasinya aya masezerano imaze gufata iyi ntara by'umwihariko iri muri iyi ntara ya Uvira nyine iri muri kiriya gihugu cya Kongo, kugira ngo babashe kuba basinya aya mahoro. Iyi ntara M23 rero yaramaje kuyifata cyangwa se yaramaje kuyishira mu tundi duce nayo yagiye ifata, nubwo bigaragara cyane cyane ko ngo M23 yagiye itangaza ko ivuga ko ishaka ko iyi ntara ya Uvira nyine iyifata cyane cyane kurusha izindi ntara zose yagiye ifata. Ni ibintu bigaragara ko nyine ariyo ikeneye cyane cyane kurusha izindi ntara zose yagiye ifata. Mu by'ukuri rero ni ibintu uri kugenda nyine bifata indi ntera cyane cyane iyi ntambara iri kugenda iba hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Wazalendo ndetse zamaje gukoranaho ndetse n'ingabo z'abarundi, bikaba biri gufatikanya n'ingabo za Kongo kugira ngo babashe kuba barwanya by'umwihariko izi ntambara cyangwa se izi ngabo za M23 ziri mu cya gihugu cya Kongo. Nubwo amasezerano rahabura igihe gitonya kugira ngo abashe kuba yasinwa hagati y'ibihugu byombi cyangwa se hagati ya Kongo ndetse na M23, ni ibintu rero bikomeje kugenda bigaragaza ko nyine intambara iri kugenda ifata indi ntera iva hagati izamuka. Mu by'ukuri bari kugenda biha akanya gatonya ariko bakongera bakaba bagenda bakongera bakarwana ndetse bagaturitsa ibisansu, nubwo ibisansu biri kugenda biturika biva mu kiriya gihugu cy'abarundi kiri kugenda bari kugenda baturitsa nyine mu gihugu cya Kongo ku ngabo za M23 aho ziri. Gusa ingabo za M23 zoho nyine nuko ziri kugenda zifubya ibyo bisansu mbere yuko nyine biturika cyangwa se bibasha kuba byashika hasi ku butaka by'umwihariko. Urebye nubwo nyine iki rero kugeza kuri ubu ngubu kiri kugenda gihinduka bitewe nuko ibisansu biri kugenda bituritswa ku bwinshi cyane cyane, nta minota ingahe iri gushira ibisansu bidaturikijwe nk'ibisansu nka bitanu mu minota nk'ibiri by'umwihariko. Ni intambara mu by'ukuri uri kubona ko iri kugenda ifata intera ndetse iva mu gice kimwe cyangwa se iva mu gace kamwe igenda izamuka hejuru mu by'ukuri, kuko biri kugenda nyine bigaragaza ko abantu nyine cyangwa se iyi ntambara irisire bya nyabyo, kuko biri kugenda biba bitewe n'ibisansu biri kugenda biturika byumvikana hirya no hino. Kuko iyo umaze akanya gatonya nyine wicaye cyangwa se utari kumva ikintu, nyine nta kindi kintu uri kumva uretse ibi bisansu biri kugenda biturika by'umwihariko biva muri kiriya gihugu cy'abarundi bijya muri Kongo, aho intambara iri kubera hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Wazalendo. Nubwo rero M23 rero ikomeza kugenda itangaza ko aka gace cyangwa se iyi ntara ya Uvira igomba kuba yayifashe mbere yuko amasezerano nyine cyangwa se bagomba gusinya amasezerano nye iyi ntara ya Uvira yamaje kuyifata, ingabo za Wazalendo zo zikomeza zivuga ko iyi M23 nyine itagomba kuba yafata iyi ntara by'umwihariko, cyane cyane ko ubu ngubu yamaje gutizwa amaboko n'igihugu cy'abarundi. Kugeza ku ubu ngubu bamaje kwihuza. M23 nyine nubwo biri kugenda bikubina ariko yoho ikishize imbere nuko igomba gufata iyi ntara ya Uvira by'umwihariko muri kiriya gihugu cya Kongo. Icyo nakubwira kandi nuko iyi ntambara yongeye kuba nyuma y'igihe kirekire M23 ndetse n'ingabo za Wazalendo byari bimaze igihe bidakozanyaho. Gusa iyi ntambara imaze igihe kirekire nyine itaba mu by'ukuri, gusa kuri ubu ikaba yongeye nyine kuba yatangira cyangwa se ikaba yongeye kuba yahaguruka, kandi ikaba yatangijwe n'inyene na ziranga z'abarundi by'umwihariko ubwo barasaga igitero gikomeye cyane ku ngabo za M23 aho zari ziri by'umwihariko, bigahita bituma nyine iyi ntambara yongera kuba yahaguruka hagati y'ingabo za Wazalendo ndetse n'ingabo za M23. Kugeza kuri ubu ngubu n'ingabo z'abarundi zishobora kuba ziyunze muri iyi ntambara. Ni ibintu biri kugenda bifata intera by'umwihariko ugereranyije n'ukuntu mbere cyangwa se na mbere uko byari bimeze. Kugeza kuri ubu ngubu nuko ibintu byonyine bimaze gufata intera iri hejuru cyane cyane. Mu by'ukuri iyo urebye intambara yagiye iba M23 ndetse n'ingabo za
Uvira cyangwa se zo muri za Wazirendo zo muri Kongo. Ni ibintu nyine byagiye bigaragaza ko iyi ntambara itari ikomeye cyane cyane kugeza kuri ubu ngubu, nubwo ibihugu nyine nk'Uburundi nabyo bimaze kuba byakinjira muri iyi ntambara birwanya M23 mu kiriya gihugu cya Kongo. M23 nayo rero ubu ngubu ikaba yamaze gutangira kwataka, intambara ikaba ikomeje, urugamba rukaba rukomeje kugenda nyine rurimbanya by'umwihariko muri kiriya gihugu cya Kongo, aho M23 ishaka kuba yafata iriya ntara ya Uvira muri kiriya gihugu. Reka ngufashe ngusabe rero, nimba uri kubona urugamba rugeze kuri channel yacu ya Peakwezi TV, banza rero nimba bamaze gukanda subscribe uko gufungura inzogera kugira ukomeza kwa natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu, ndetse n'amakuru bari kugenda ageraho by'umwihariko nyine ya M23 ndetse n'ingabo za Kongo ndetse n'iz'abarundi, kugeza ku ngubu nyine zimaje kwiyunga ku ngabo za Kongo, bakaba bari gukora nyine igisirikare cyangwa se ubumwe kugira ngo babashe kuba barwanya M23 itarafata ngo iyi ntara ya Uvira by'umwihariko muri kiriya gihugu cya Kongo. Mu by'ukuri rero ni ibintu nyine abantu bari kugenda barebesha amaso yabo, cyane cyane abantu baturiye imipaka ya Kongo ndetse n'u Rwanda hano mu Bugarama. Ni abantu bari kugenda nyine babirebesha amaso yabo by'umwihariko, bakabasha kureba nyine ibyo bintu biri kugenda byaba hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Wazirendo by'umwihariko ndetse n'ingabo z'abarundi. Ni ibintu biri kugenda nyine nawe uhageze warebesha amaso yawe, kuko ni ahantu hato bari kurwanira, cyane cyane uvuye mu Rwanda ujya muri Kongo, kuko nta ntera ndende irimo. Urebesheje n'amaso nawe uba uri kubibona, cyane cyane ibiri guturika ndetse biri kugenda binasiga nyine n'ivumbi cyangwa se umukungugu muri kano gace ka Bugarama. Mu by'ukuri ni ibintu biri kugenda nyine abantu bari kugenda nyine bibazaho cyane cyane, ndetse abantu bamwe na bamwe biri kugenda bibatera ubwoba, nubwo bamwe muri bo abagore bagiye batwite bari kugenda bimuka bitewe kugira ngo birebe ko batabigira ingaruka bitewe n'ibi bintu bigenda biba. Ngira ngo murabizi ko nta keza nyine kinabera gusa kuri ubu ngubu, nuko M23 yoho ikomeje kugenda irwana urugamba rwayo kuba yafata Karago cyangwa yafata iriya ntara ya Uvira by'umwihariko muri kiriya gihugu cya Kongo. Ayobera amakuru ya M23 ndetse n'ingabo za Wazirendo zo muri Kongo ubu kugira ngo zamaje guhuzwa n'ingabo z'abarundi. Ndagushimiye twamanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, uri umuntu w'agaciro cyane. Ariko nimba iyi video wayikunze, kora like, utere comment ndetse urayisharinge ku nshuti zawe kugira ngo nabo babashe kumenya aya makuru by'umwihariko ingabo za M23 kuri ubu zagomeje kugenda zigabwaho ibitero n'ingabo za Wazirendo. Ndetse niba uri mu bwa mbere ugeze kuri channel yacu ya Peakwezi TV, wibuke gufungura inzogera cyangwa se ukore subscribe unafungura inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Aya amakuru ya M23 ndetse n'ingabo za Wazirendo hariya muri gira gihugu cya Kongo.